ndagusuje. Ashton Hall ubwo yerekezaga kwa The Ben agiye kumusura yagiye ari wenyine maze akoze mu biryo biramunanira kubera atari kumwe na Kagarara. Nyuma y'iminota 45 umunyarwanda Kagarara yarahingutse maze Ashton Hall ahagurukira hejuru amwakirana ituze ndetse n'urugwiro bari kwa The Ben, ariko Kagarara ntabwo yari yishimye bitewe nuko mu muryango we yari yagize ibyago. Iyi nkuru ntabwo nigeze nyikubwira, ni no mpamvu garutse muri studio. Ibiganiro byose wikurikirana ukuri gicano YouTube yitwa Kingdom JBTV, njye bikugezaho nitwa Bonviva. Fakubora kanze subscribe, nanjye ndahari kugira ngo njye nkubwira ibigiye bicicikana hirya no hino ku isi. Ngwaye kaze ku muyoro mugari wa internet. Yes, ubwo wamaze rero kunyereka ko turi kumwe, ngwaye kaze mu kiganiro cyanjye. Reka rero ntangire n'amakuru. Ubwashize rero Ashton Hall ubwo yahuraga na The Ben, Kagarara ari kumupresenta avuga ati uyu niwe The Ben nakubwiraga, ati this artist he is the first in Rwanda country, ati niwe number 1. Ubwo rero Ashton Hall byakomeje kumwubaka binamukora ku mutima. Aravuga ati umuntu number 1 gutya umuntu uri brand mu Rwanda, kubera ko The Ben ni umuntu mbese reka nkugereranyirize ku buryo n'abantu baba bavuga ngo Bruce Melody na The Ben, reka ngwe itandukaniro ry'aba bagabo uko ari babiri kugira ngo wumve ukuntu The Ben ari brand ikomeye hano mu Rwanda kandi ya mbere. The Ben murabizi neza ko asohora igihangano nyuma y'umwaka. Umwaka ushobora kugera rwose nta gihangano cye ubona, kugira ngo wumve ukuntu The Ben ari brand ikomeye cyane. Hanyuma niba hashira umwaka The Ben atari yongera gusohora indirimbo, niba Bruce Melody ari 001 koko azamara uwo mwaka maze murebe ko azaba kivugwa. Rero ubwo ngubwo nta nubwo ari ibyo ngibyo dushaka kugira ngo nkubwireho, ariko nashaka kukwereka uburyo ki The Ben ari number 1 kuko n'ujye ubyumva ni brand ikomeye hano mu Rwanda. Ubwo rero ni no mpamvu Ashton Hall yifuje kujya mu rugo kwa The Ben. Yaravuze ati ntabwo nshobora kuva hano mu Rwanda ntagiye kwa The Ben. Kugira ngo nabyumve neza, ntabwo The Ben ari wamubwiye ati my friend will you come to visit me, reka ahubwo yaramwibwiriye ati I will come to visit you my friend. Kabisa. Ubwo rero The Ben aravuga ati I'm still waiting for you my brother. Ubwo rero tayari kabisa, ibintu bitangira gutyo. Nuko rero ubwo hari igihe cyari kigeze cyo kugira ngo Ashton Hall ajye kwa The Ben ajye kumusura. Twagiye tubona Ashton Hall ari wenyine, ariko ntabwo byari bisa naho bimeze neza. Iyo bari kugenda ari couple ubona ari sawa, ariko Ashton Hall wabonaga nyine wa muvandimwe witwa India Ashton, ubona ntabwo agize, ntabwo turabyita ngo ntabwo ari very sharp, ntabwo ari sharp mu kuntu ahora junjamye. Ubona ko nyine Ashton Hall aba ameze nkaho ari wenyine, kandi urabizi ko Ashton Hall akunda guhora ari vibe cyane, ari muri vibe cyane, ari hejuru, mbese yumva ntabwo wamubona yarakaye. Niyo mpamvu rero Kagarara rero yabaga ari kumwe na Ashton Hall ukabona nyine ibintu byacitse, mbese byabaye danger kabisa, nyine wabonaga ko ibintu byahindutse. Ubwo rero ku munsi w'ejo hashize ubwo The Ben yakiraga Ashton Hall mu rugo iwe, wabonaga ibintu
ubona ko bitameze neza. Ashton Hall yageze mu rugo rwa The Ben, baramwakira kabisa, baranamwishimira. Itangazamakuru ryari hari ari ryinshi, abana ba Charles Silver Foundation bose bahari, baramuririmbira, baramubyinira. Yabonye mbese impano nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ariko ikintu cyabayeho nyuma, Ashton Hall The Ben yabanje kumupresentingira abantu baza nabo ba aga promoter. Agashya rero kabayeho mbere yuko njya kuri Kagarara ku byago yagize, agashya rero kari kabanje kubaho. Murabizi ko umuntu wazamuye Kagarara ari aga promoter. Ubwo rero ubwo The Ben yari ari gupresenta abantu bari aho ngaho, yageze kuri aga promoter aravuga ati this is aga promoter if you know him. Ubwo Ashton Hall aramubwira ati I don't know him. Ati aga promoter, aramubwira ati niwe wa promotinze Kagarara, niwe wamuzamuye. Noneho Ashton Hall aravuga ati ati AG promoter, ati AG promoter. The Ben ati yes. Ubwo rero aga yumvaga agase akukibaza aga ni biki, ariko avuze AG promoter yumvise iryo zina atari bwo bwa mbere aryumvishe mu matwi ye, kubera ko Kagarara yahoraga avuga AG promoter, AG promoter. What does AG promoter mean? Niko yamubwiraga. None hundi akamubwira ati he's my promoter, ati niwo wanzamuye kabisa. Nyine wumvaga ko ari ibintu byiza cyane. Ubwo rero n'amatsiko menshi, Ashton Hall yahise amusamira hejuru ati ngwino nguhobere, ati my friend, ati you did well. Nyine wumva ko ibintu ni ibintu byiza cyane yakoze, aramushimira rero. Muri uko gupresentinga rero aga promoter, The Ben yaje gupresenta ndetse n'umugabo ukomeye hano mu Rwanda ufite izina Kitoko Bibarwa, umuhanzi nyarwanda, nawe yaje kuba amupresentinga. Aravuga ati uyu ni Kitoko Bibarwa. Mu gupresenta Kitoko, The Ben yahise presenta ndetse na media cyangwa se itangazamakuru riri aho ngaho, harimo ba Babu. Avuga ati kabisa Babu ati ni umunyamakuru ukomeye hano mu Rwanda, ariko ntabwo yabeshye. Ariko nyuma y'aho ngaho rero Ashton Hall bahise bamuhereza icyo kurya yakora mu bikanga bikamunanira kabisa. Ariko nyuma yaho umukobwa yavuze mu ijwi rituje ati we are enjoying but there is somebody who is very painful. Ati hari umuntu noneho ubabaye. Ati uwo muntu rero nta wundi ni Ashton Small. Ati Ashton Small ati yabuze umuvandimwe we. Noneho barangije aravuga ati ari hano ngaha rero. The Ben arangije amuha ikaze, maze Ashton Hall arangije ahita haguruka n'ibyishimo byinshi cyane ati my friend, ati my friend welcome. Nyine ubona aramwishimiye cyane, ubona ko agatima gasa nawe kagarutse, nubwo Ashton Small yari yabuze umuvandimwe. Ariko se ibi ngibi ntabwo mwigeze mubimenya, niyo mpamvu rero nari ngarutse kugira ngo mbikubwire neza. Umuvandimwe Ashton Small cyangwa se Kagarara, amakuru avuga ko yagize ibyago abura umuvandimwe we. Ubwo nimbishyira mu miryango, turavuga ngo ni umwishywa we. Ubwo rero uyu mwishywa we akaba yaraje rero kuba atabaruka. Uri kumva ko ni ibintu rero, ni inkuru yari ibabaje. Ubwo rero niyo mpamvu Ashton Hall yaje kwa The Ben aza ari wenyine, nyuma y'urugendo bari bamaze iminsi bakorana. Ubwo rero Kagarara rero yabaye aretse Ashton Hall, aravuga ati reka njye kureba uko byifashe, njye gutabara abavandimwe. Aragenda, ubwo hari harimo no kugira ngo abafashe, kubera ko ubuzima bwa Kagarara bwarahindutse, nyabuneka rwose. Aragenda nyine arabafasha,
umwana wa mushiki we birumvikana, ni umuntu ukomeye cyane babuze, hanyuma rero aragenda arabafasha, nyuma yaho aza agaruka rero kwa The Ben ariho yabasanze, ariko Ashton Hall ntabwo ibiryo ari kubishobora, byari byamunaniye. Ubwo rero nibwo byibura yahise abona agatege ko gukora mu biryo, baratangira bararya, ariko ibiryo byari byananiye Ashton Hall, yumvaga atarabirya. Ubwo rero Imana iha umugisha Kagarara, we wamenyekanishije u Rwanda rwacu, we wamenyekanishije abahanzi bakomeye na The Ben. Buriya na The Ben habayeho kumumenyekanisha kuri Ashton Hall, ntabwo Ashton Hall yari azi The Ben, nubwo tuvuga ngo The Ben ni brand ikomeye hano mu Rwanda, ariko Ashton Hall ntabwo yari amuzi. Ashton Hall aziranye n'abastari rero bagiye batandukanye, ariko The Ben ntabwo yari arimo. Ubwo rero Kagarara rero reka tumwihanganishe, nyaboneka abakunzi be mujye mubimugaragariza, nkuko muza kumubwira muti congrats mu byo uri gukora, mukamushungera, mbese ugasanga mwamwishimiye, nimugende munifatanye nawe mu kababaro, mujye no gushyingura, mujye kumutabara. Kabisa umuntu ntuzabonane nawe mu byishimo ngo mukababaro umuntu wibabaje ngo umubure. So rero ni byiza gufashanya, ni byiza, nibyo bya mbere. Hanyuma rero iyi nkuru niyo naniragira ngo mushyire akadomo. Ubwo rero Kagarara yaje kubura umwishywa we, ubwo yaratabarutse, hanyuma Imana imwakire mu bayo, ari naho nanjye rero nkubwira ko nsoreje ikiganiro cyanjye. Reka tuzasubire nkubwira urugendo rwa Ashton Hall. Ashton Hall rero akaba agiye kuba yisubirira muri Leta Zunze za Amerika, kabisa ayo makuru niyo ngiye kuba nkugezaho muri video ikurikira. Yino yitwa Kingdom JB TV, irijwi wumva ni rya Bomviva. Ndagushimiye kandi ugire ibihe byiza.